mu rugo amugobeza ati sheri ngwino nkubwire ubundi agatonora amubwira ati teke akira kabombo buri umugore atavuga ati umugabo yamahi bakunda abantu babahaye yego ikindi cya kabiri abagore bakunda abantu babatega amatwi yego ikindi imba uko bibigenza unugore mvuye kuri aho nga reka none mbite mgendere preta mbijyane mu bundi buryo reka mbijyane mu buryo bubiri urumva ko umugabo aretse responsibility ubu ngubu abantu mu Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare Siribi Studio ni igisubizo cyawe bahanzi baririmbyi namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video wifuza gukora live recording cyangwa se live tugane tubigufashemo ufite ubukwe ukabukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza ntugire impungenge gana Siribi Studio ibiciro byacu ntabwo bikanganye dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24 Siribi Studio ni igisubizo cyawe mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose abari impande zose z'igihugu uyu munsi twakiriye umukozi w'Imana afite morale afite amavuta uraho neza nyakubahwa natangiye ikiganiro aha nta handi ni kwimanira hari TV abantu banyarukire ku Musaruzi TV bakore subscribe share ndetse na comment iyo ni channel yiwe umugabo turi kumwe twahamagaye no umugabo umaze kubaka ibigwi muri social media cyane cyane kubijyanye n'iyobokamana ijambo ry'Imana uraho neza nyakubahwa muraho neza abanyakubahwa Yesu nashimwe ahimbazwe Yesu amakuru y'iminsi turamahoro turashima Imana pastor twaraburanye none twongeye kubonana tuteshwe n'ibyaha we kuri Imana ibishimirwe ko ibyaha bitatwishe ko ubugingo ari buzima Imana ihabwe icyubahiro Bibiliya iravuga ngo nimugurwa gitumo nibibagerageza muzishime cyane kandi munezerwe yego kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo makuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi bivuze ngo mu rugendo habamo amakuba yego mu rugendo harimo ibyago buriya pasite amakuba n'ibyago biratandukanye yego amakuba azaca igikuba ibyago byo turabisangiye yego burya kurwaza ni ibyago yego gupfusha n'ibyago gupfusha n'ibyago ndakumva cyane kwangwa ni ibyago amakuba rero azaca igikuba ariko gupfusha umugore ugapfusha n'abana icyarimwe ni amakuba ayo ni amakuba kwangwa n'imiryango ukangwa n'umugore ayo ni amakuba Yobu yahuye n'amakuba ariko uzi ko najyaga numva iryo jambo ibyago ngo n'amakuba ngo byaba byinshi ku mukiranutsi ariko Uwiteka amurinda amukiza muri byose uriya rero nagize ibyago nanjye mfusha mbura umusaza ubundi hari ikintu icyo ari cyo cyose numvaga nkabaza umusaza ariko yaritahiye Imana imerere gukora idashira ubundi kuvuga ngo amakuba atandukanye n'ibyago yego ni nka rya jambo rivuga ngo abarushye n'abaremerewe buriya icyo biti birushya n'ikiremerewe biratandukanye amagambo atandukanye uzi ibintu biremerewe yego inzara yanyica ukanyakira yego ukampa ibyo kurya nari ndemerewe n'inzara ariko ikirushye nukadiriye nabo ubona mbwiriza ndi umugabo njyaye gatatu urabizi yego narangiza nkaba mfite defo yo kunyara ku buriri yego
urumva ku kantu nkaba nyara ku buriri kandi mbyaye gatatu n'umwana wanjye uri ku ibere nawe ari kubicikaho. Yego. Icyo nicyo bita iki? Ikirushya. Ibyo ni icyo rero ntabwo bagisengera ngo Mwami Yesu ngo cyangwa ngo cyaturiye pastor. Oya, ntabwo icyo ngicyo kimwaturira. Icyo ngicyo gikubitira mwizi nk'ahandi uri kuvuga ati mumvugire ngo Imana, hahandi umuntu aba ari kuyinginga uko baririmba, ukaririmba uvuga ati Uwiteka we urabizi ko umugabo wanjye anyara ku buriri, Mwami Yesu nubwo ngukorera urabizi ko umugore wanjye anca inyuma. Yego. Hari abantu babana n'abagore basambana, bazi ko basambana, ariko kuko bazi icyo bapfana bakaba bazi icyo bamariranye, akaba pasite atamushyira hanze no muri rubanda hano turi public, aravuga ngo Imana yampaye umugore mwiza, Imana ishima. Yagera mu rugo nijoro akamushyira kuri jido, akavuga ati washya nowe kandi ari umugore. Icyo rero ushobora kutakyatura. Niyo mpamvu buriya mwisi abantu baravuga bikaba ariko ntibategeka ngo bikomere. Ikindi cya kabiri, nta rwego umugabo ajya ageraho ngo nimba ari generali ntabe umugabo mu rugo avuga ati ngindi generali voila no mu rugo banyubaye nka generali. Reka da, generali mu rugo aba ari umugabo, koroneri w'umumama mu rugo aba ari umugore, abana bamwita mama, ntabwo bavuga ngo nyakubahwa generali data. Reka da, iyo ni amagarade y'akazi. Turamwubaha. Bya bintu ko bitoroshera. Urugo ni urw'abantu babiri, hakazamo n'uwa gatatu. Ni umugore, ni umugabo ndetse n'abana. Iyo urushyizemo nyokobukwe urugo rurasenyuka. Iyo uruzanyemo sobukwe urugo rurasenyuka. Iyo uruzanyemo nyogosenge urugo rurasenyuka. Iyo uruzanyemo mwishywa wawe urugo rurasenyuka. Ngo ngewe ngo mama ngo yaramvunnye ngo yaraturuhanye ngo none sheri ngo uramenye. Reka da, bimenye n'ibyanga umusengereye. Ariko umugore ni umugore n'umugabo n'umugabo. Rero nari mbivugiye iki? N'umugabo nabo n'umwana, nta wundi muntu ukwiye kubicangira mu buzima. Icyo nari mbivugiye, iyo bicanzemo birapfa. Nibwo ujya usanga imiryango rimwe na rimwe abakobwa benshi ugasanga barashaka ariko ntibazi, bashatse bafite icyo bakeneye ariko ntibafite icyo bazakenera. Ni amagambo birajya gusa ariko aratandukanye. Bashatse bafite icyo bakeneye ariko ntibashatse bafite icyo bazakenera. Iyo ushatse umugabo uzi kuzamukenera. No nakiriye benshi. Yesu we. Nibyo, iyo ushatse umugabo uzi kuzamukenera. Ushaka umugabo warebye muri pase, warebye no muri future. Ni nambara ubusa isura yanjye azakomeza yikunde. Ninzaba ndafite ibihumbi 10 byo kugura agaparfait azakomeza nkunde. Aho rero ushaka kuvuga ngo ndashaka umugabo cyangwa umugore ufite urukundo. Ariko iyo ushatse bitewe n'icyo ukeneye, ureba degree, ureba amataye, ureba imisaya ikubise, ureba amaso areba nk'ay'inyange, ukareba sigisi pake, ukareba n'ibogari. Niyo mpamvu rero Bibiliya ivuga ngo abarushye n'abaremerewe ni munsange ndabaruhura. Yesu niwe ujya uturuhura ibirushya. Ikirushya ni ikintu umuntu abana wenyine. Umugore ntakimenye kandi ukaba ukibana, famiye ntikimenye kandi ukaba ukibana. Dufite abantu bafite ibirushya babana nabyo. Umugabo we n'umugore akaba babana n'ubwandu bwako bugatera sida muri family, nta muntu ubizi. Kiriya ni ikirushya basengera ari babiri, kubera ko nshobora kukimenya nka simbe proud, umuntu akagira ipfunwe ariko ari babiri. Icyo rero ntabwo uvuga ngo ibyo ngibyo bikubita mu izina rya Yesu. Haleluya. Mu izina rya Yesu nuvuga ati ndasenya. Buriya nubona abantu biherera mu nguni mu nsengero cyangwa mu butayu kuva umuntu ngo yazamutse, buriya umuntu navuga ngo ntasenga ubutayu cyangwa undi akavuga ngo asenga ubutayu, we blaming umuntu ngo ko yagiye mu butayu kuko ntago uzi ikimujyanye. Kuko mu butayu
njya mvuga ngo kuzamuka umusozi si ukujya mu butayu, Ndabyumva. kuzamuka umusozi ni ukuzaho Imana iri. Yego. Igihe abayisiraheli bose batereraga umusozi bajya i Shilo bajya mu rusengero babaga bazamutse umusozi, natwe abantu bari kutureba kuri Imana Irahari TV Yego. ubu batereye umusozi baje aho Imana iri. Kubera iki? Bari kumva ijambo ry'Imana, nibasa naryo rikabahindura baraba bazamutse umusozi w'Imana. Ntabwo rero kuzamuka umusozi ari ukujya mu rusengero, si ukujya mu butayu. Birashoboka ko umuntu yajyayo. Nubona umuntu akunda YouTube, hari abantu YouTube yambitse, hari abantu YouTube bayihimbukiye bakamenya agakiza, hari abantu bamenye kwihana ku bwa YouTube. Nubwo ubona n'inzererezi n'amabandi Zihari. n'ibicamuke nabyo bihari, ariko harya hariho n'abakozi b'Imana Yego. bazima Yego. barana. Niyo mpamvu wicaye ahangaha nanjye ukaba nicaye ahangaha, ni kugira ngo dukosore tuvuge, Yego. kubera ko tuvuge twebwe ibyo dushinzwe, Yego. ubundi urobanura yirobanurire. Rero nicyo ngicyo nakubwira, nuko bigiye bitandukanye. Ikirushya ntabwo abantu babizi, abarushye n'abaremerewe. Kuremererwa, waremererwa n'ubukode, inzara yakwica ukampa 5, kavuga nturanyakiriye umutwaro mwene data. Ariko ikirushya ni cya kindi Yesu yasengeye. Yego. Ari hehe? Ari mu butayu, ngagiye kwerekwa, ngabona abantu barataga, ngabona agiye gukubitwa imunyafu shaho, ngabona imisumari, abona ibyo agiye gukubitwa, aravuga ati byashoboka ko iki gikombe ukindenza. Nta wundi muntu wagombaga kukimwakira. Kandi no mu ijuru murabizi neza ko Bibiliya avuga mu gitabo cy'Ibyahishuriwe ibice 5 n'ibice 6, haravuga ngo mu bizima habuze uwacungura umuntu. Muri iyi bizima ni abantu pastor. Iyo bavuga ngo ibizima ni abantu, ariko Adrien ni birebire. nshimye Imana ko witabiriye ubutumire bwacu. Abantu bamaze iminsi baca mu gikari bakambwira ko ngomba gushaka abakozi b'Imana. Simbizi yenda bazajya muri komenti Ego. bazatubwira. Mperuka kugirana n'umuntu ikiganiro, ndagira ngo tukiganireho bitewe n'ibintu uvuze. Umuntu aragira uti iyo Adamu na Eva bataza gucumura, ati isi abantu bari kugura amamodoka biboroheye, ngo abantu bari kubaka amazu biboroheye. Nkamubwira nti se ko ibi ngibi tubibona twishya kuya ari wo muvumo Imana yatuvumye, uravuga uti ko iyo umuntu adacumura ari kubigura? Umugabo yavumwe imivumo 3, umugore avumwa ibihano 3, Yego. n'inzoka ivumwa 3. Ndagira ngo rero noneho twinjirire. Yego. Twinjire koko ku mivumo yabayeho umwana w'umuntu amaze gucumura. Sinzi ubwo Imana ifite impamvu y'ibi bintu. Namwe kandi mudukurikiye ndabizi ko mutajya mudutenguha. Iyi nyigisho uyitega amatwi uyirebe, kandi niwumva igufashije uyoherereze n'abandi bantu. Ego. Ukore subscribe, share ndetse na comment. Ubundi ubuzima turimo nk'ikiremwa muntu, niyo iyo Eva na Adamu badacumura, n'ubundi nibwo buzima tuba turimo. Tuba twubaka amazu, tuba tugenda mu ndege, tuba tugenda mu mamodoka. Igisubizo ni hoya. Ngaho sobanura, kuko nanjye ndumva naravuze ngo hoya, ati ntibishoboka. Ngaho mfasha. Reka nkubwire. Yego. Ibi bintu byose byaje kubera umuruho. Bibiliya ibasha gusobanura ingobyi, ikavuga ibirimo, ikavuga n'icyo ari cyo. Yego. Ubundi Edeni, ujya wumva ko abanyamubiri basobanura ngo Edeni yari irimo ibiti bigera kuri 3. Harimo igiti cy'iki kimenyesha ubwiza, ikizane kibi. Yego. Harimo igiti cy'ubwenge, hakabamo n'igiti cy'ubugingo uhoraho. Yego. Abanyamubiri basobanura, hari abajya bavuga ngo igiti cyari kirimo hagati cy'ubwenge ngo ni igitsina. Niko abanyamubiri bajya basobanura théologie libérale na scientifique. Uko théologie zigiramo amoko 3, hari théologie libérale, théologie d'évangélisation
théologie scientifique icyo ngicyo sinyinjiyemo sicyo cyanzanye yego ariko Edeni ni ingobyi ya Edeni yego Imana iri mu muntu yamusize mu ngobyi ya Edeni imaze kumushyira mu ngobyi ya Edeni imuha ikintu icyo ari cyo cyose cyagombaga kumuzanira ibyishimo amahoro yego umunezero yego Bibiliya imutangira ubuhamya bwayo iravuga ngo reka tureme umuntu aka kantu banze uko haleluya ubundi ibintu byose byaremwe n'ijambo ariko bigeze ku muntu niho habaye igikorwa cyitwa pratique ibindi byose byaremwe na teori Imana iravuga ngo habe hisi isibaho habeho ubutaka bubaho isanzure nuko umwijima nuko nguko Bibiliya avuga ngo amanywa Imana yagira umucyo Imana ugira amanywa umwijima Imana ugira ijoro ngirangije irema umuntu iramubwira ngo reka tureme umuntu niko mwijoro avuga ngo reka tureme umuntu ase natwe ngo tumuhe ubutware buriya nta muntu wigeze witwa inzu Imana ntago yise inzu oya Imana irema umuntu hari ibintu bibiri yamuhaye pastor yamuhaye ibintu bibiri yamuhaye icyo bita authority ububasha imuha n'ubushobozi ibi bintu ubona abantu twirirwa tuvuga ngo mbese ngo ufashe generation yacu ngukageranya no muri pasa hashize kuko Bibiliya yanditse mu magambo atatu Bibiliya yanditse mu mpitagihe mu ndagihe no mu nzagihe none bakavuga ngo ufashe ibi turimo ukabegeranya no mu bihe byatambutse none ibintu niho byoroshye mbese ibintu nibyo byiza igisubizo Bibiliya iravuga ngo uko ubutunzi bwiyongera na niko n'umuruhu ugenda wiyongera mbivugiye iki Imana imaze kurema umuntu niwe wiremeye inshocero yiremeye inshocero amaze gukora icyaha yes umuruho dufite akaga dufite amakuba dufite Amerika kunikora ibitwaro Ukraine n'Uburusiya ati turahangana Palestine na Israel bati turahangana M23 na FARDC ati turahangana byazanywe n'ikintu cyitwa umuruho w'ikintu cyitwa umuvumo Bibiliya ngirema umuntu Imana ngirema umuntu imaze kurema umuntu ngimuremera umufasha umukwiriye ubundi ijambo bita Adamu bituruka ku ijambo bita Ada bisobanura ubutaka Adamu nuwakuwe mu butaka nicyo bisobanura ngo Imana ireba ngo si byiza ko umuntu ababo wenyine ngo reka tureme umufasha ngo reka tumuremere umufasha umukwiriye mindset Imana ngo isinziriza umugabo niko mwitangirira avuga ngirangije ngifata urubavu irubumbamo umudamu Bibiliya yarambwiye ngimaze kurema umudamu ngo umugabo arakanguka ntago Imana yigeze yita umugore ngo uri umugore nta nubwo Imana yigeze imwita irindi zina ubundi izina ry'Imana yise umugore yamwise umufasha Adamu akangutse ngabona ni ikiremwa kidasanzwe aravuga ngo iyo ni igufwa ryo mu magufwa yanjye akanakara urumva imitoma ariko ni Imana yabivuze ni umugabo amaze kubona umva imitoma yateye Adamu ni ukuri Eva ubundi aya ni amazina dukwiye kuzajya twita abana abafasha bacu ibintu tuvuga ngo ngewe umwana wanjye yitwa Jesse ngo ariko ngo mama Jesse ngo hakaje nkakubwira iyo sika ntabwo ari naturere y'Imana dushakaho umva ukuntu yamwize ngire ni igufwa ryo mu magufwa yanjye akanakara ko mu mara yanjye ekute noneho azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo uri basarana azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo aka kantu kumve neza meaning yo kuba umugore yitwa umugore nuko yakuwe mu mugabo kabiri yitwa karako mu mara ngo ni n'igufwa ryo mu magufwa bivuze ngo ubu ibigabo ubona birushya abagore ibindi bigahangayika nuko bitazi ko ari amagufa nuko bitazi ko byakuwe nuko bitazi ko umugore yakuwe mu mugabo ariko ubundi twagakwiye kuzajya twubahana kuko buriya nkubwira akantu keza buriya abagore ni ingingo zacu ni ingingo zacu ntitwagakwiye kubababaza reka nanzike ngere kuri topic y'icyo warumbajije finally byarangiye buriya abadamu bakunda kumva cyane nzabivuga turuganira ikiganiro cy'abubatsi ngo kuko buriya umugore
akunda ibintu bitatu. yego Mubwire ikintu cya mbere, umugore akunda umuntu umuhahira. yego Ashaka abari minisita, ashaka ari koroneri, urwego rwose ariwe. Yewe pasite, kabone n'ubwo umugabo ataba afite akazi, yego umugore agakorera ya miliyoni akavuga ati mutware fata aya mafaranga. Uzi ubwenge Imana ishaka ku kigabo, irashaka ko umugabo muri ya miliyoni amuhaye ngo bakoreshe akuramo igiceri cya 50, namara kugikuramo akigure bombo yo ku gati, nagera mu rugo amugobeza ati sheri ngwino nkubwire, ubundi agatonora amubwira ati teke akira kabombo. Buriya umugore ahita avuga ati umugabo yamahiye. Bakunda abantu babahahira. yego Ikindi cya kabiri, abagore bakunda abantu babatega amatwi. yego Ikindi cya gatatu, abadamu bakunda ube hafi y'urugo, yego bakunda kubana n'abagabo babo. Yego yego ibyo bintu iyo umuntu abikoze, hakajya ikindi cya kane, ukamuha ibiganiro, mukaganira, urugo rurakomera. Reka icyo ngicyo ngimbuka aho ngaho, reka niganira aho ngaho ko ntabwo turi mu kiganiro cy'abubatsi. Anyway, icyo nshaka kuvuga, finally byarangiye ngo inzoka yari iri muri ngobyi ya Edeni igirana ikiganiro na Eva. Bamaze kugirana ikiganiro, ubwo ndi kwihuta kugira ngo bitaza kuba bataza ngo ndi kubwiriza, ariko ni ikiganiro kugira ngo nawe uze kuba umwanya mbaze. Bamaze kuganira ngo umugore ngategera amatwi umugabo. Buriya ngo usobanurire, yego ntago ndibuze kubivuga ngo ni abagore bose, ariko 70% cyangwa 50%. yego Umugore uwo ari we wese aguhaye umwanya, akaguha umwanya ukamutega amatwi, mushobora kubaka cyangwa agasenya. yego Umugore udukurikiranye n'umukobwa udukurikiranye, umunsi uzaba ufite umugabo ugategera amatwi undi mugabo kurenza umugabo wawe, uzasenya. Agiranye ikiganiro n'inzoka, inzoka iramubwira ati ariko Imana ni nziza we, ati Imana yabaremeye Edeni, haleluya. Buriya ngo usobanurire, abahanga bavuga ko umuhana avayo iyo yagiye yakubwira ko ari mu mwuka. Irindi rya kabiri ngo usobanurire, iyo umuntu mwaganiriye yagukuramo icyo ashaka, iyo wamuhaye umwanya. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo byose turabyemerewe. Abaroma ibice 8 umurongo wa 10 umurongo wa 18, ngo ariko byose ntabwo tuzategekwa nabyo. Akantu ntushaka kwivugira ngo inzoka iramubwira ati Imana yarakoze, ati harya bahaye, ati ngo kugira ngo bigende gutye, ati kugira ngo mugire ubuhanga mutegeke. Arababwira ati barababeshye. Inzoka ati Imana yabazanya kugira ngo ibaba kiriya giti, ibi bitira biba, ariko kiriya giti impamvu Imana kibabujije kwari kugira ngo mumenye ubwenge muremye. Uriya abantu benshi ishyari ujya ubona mu bantu, baze yaryo nawe guhangana kw'abakozi b'Imana. Nubona abantu babiri bahangana barahamagawe n'Imana, ujye umenya ko ari ibintu bibiri, umwe ari mu mwuka w'Imana, undi ari mu mwuka wa Satani. Kuko nta Mana yirwanya, nta na Satani wirwanya. Noneho yahise amena ibanga, bati reka reka urabeshya, Imana yaratubwiye ngo ibiti byose turabyemerewe, ariko igiti cyo hagati ntitugikoreho. Inzoka ataha sawa. Urumva kumena ibanga? Abarokore benshi bapfuye kubera kumena ibanga. Inzoka imushutse ejo bundi uyu munsi hari ikiganiro nakoze, narababwiye ndi mwatumye ba jihadi badutaramana, mutuma naba eminyawe badutaramana, baba muri Sekira. Narababwiye ko dusigaye dutanga show, abarokore dusigaye dutanga show, entertainment cyangwa imyidagaduro, nta makuru akibamo. Amakuru ari muri gospel. Pasiteri yashwanye na runaka yavuze ibi ngibi, ibi byagenze gutya. Pasiteri amakuru asigaye aba, nibo dusigaye duha utuntu twose, n'abandi barutwitse nibyo basigaye babaho. Wabonye ko n'abavuga butumwa n'abanyamakuru bo mu myidagaduro basigaye badutumira abavuga butumwa, ari nabo bafata nk'abasesenguzi, badafata nk'abapasitori, kandi yambaye ko afite inshingano za gipasitorali. Akantu nshaka kwivugira rero kugira ngo umwanya umbaze, byarangiye amennye ibanga. Imana Satani aravuga ati sawa ubu ndagushoboye. Ubu Satani uzi ikintu yadushoboje, kumena ibanga,
kera ibyafurirwaga mu gikari ariko twabizanye kuri YouTube. Kubitwa uza abagore bakubitwa muri iyi si ukuntu bangana kandi bafite Yesu. Uza abagabo bahohotewe n'abagore ukuntu bangana. Buriya ari n'abantu bazi ko abagabo badahohoterwa. Ngenda bize pastor yanganira nabo naho uraganira nabo. Ariko abagabo benshi ahubwo barahohoterwa kurenza n'abagore cyane. Anyway, mutaza kuntera amabuye. Mutaza kuntera amabuye ngendesha boroyonesha umurizo. Ariko akantu ushaka kwivugira none ze sibyo ahubwo naguye niya kwirwa mu ruhago. Yego. Buriya agera kure na beneyo. Ngarangije aramubwira ati genda urije kuri urubuto urebe ko mutamera nk'Imana. Ubu bwibone ubona mu bavuga butumwa ubwirasi ubona ubu turashaka kumera nk'Imana. Yego. Ntunga etaje nka kanaka menyekane nka kanaka. Ani nayo mpamvu akenshi batari kubikreya mu nzira y'ukuri n'inzira yo mu mwuka. Ahubwo abantu benshi bari gukreya izina ryo kumenyekana nk'uko abibaberi bamenyekanye. Ibaberi abantu bahazi muzasome itangiro mu bice bitandatu ibice 11 hazaba kubwira. Nk'abibaberi babereka twebwe twiyubakira inzu. Iyo Mana ivuga ko ikaze twumve irakaze koko. Ngo turebe ko twiyubakira n'inzu ngo bagere ku Mana. Urumva pastor? Yego. Ngo Imana irebye iravuga atabana n'irezavu. Aba barashaka kungeraho gusa. Nta wundi mugambi bafite. Uzi nego bari bafite. So wambwiye nkakakubwira. Nkambwira. Ngo bashaka kwiyubakira izina. Kwiyubakira izina. Bibiliya nikivuga. Bashaka kwiyubakira izina ngo bagere kuri iyo Mana. Ngo izina ryabo rizamenyekane ku Mana ko biyubaka izina bakubaka inzu ndende mu isi ngo barangiza bakagera ku Mana. Ubundi Babeli bituruka ku ijambo bita Babylon cyangwa Babylon. Bisobanura ngo nuruhurirane ni mu kavuyo. Nicyo bisobanura. Ahanga siminje sasa. Yego. Reka nigarukire mu cyanditswe. Bibiliya ngo umugore koko ngasoroma ku rubuto ngararyoherwa. Ngamare kuryoherwa ngashyira sheriwe. Ngashyira sheriwe umugabo Imana imurema yamuhaye icyo bita responsibility. Yego. Cyangwa mu icyo bita uburenganzira bwo kumenya kurobanura imyuka n'umwuka. Yego. Kurobanura amajwi n'ijwi. Ngo umugabo ahita ategera amatwi umudamu. Na niyo mpamvu nkubwire intege nkeya z'abagabo. Yego. Z'abagabo ziba mu gutega amatwi abagore b'abapfapfa. Umugore iyo umurebye ukamutega amatwi aragushobora. Kwa Samusoni. Uranyumva? Aragushobora. Imbaraga z'umugore ziba ku rurimi. Imbaraga zikomeye z'umugore ziba ku rurimi. Buri umugore washatse kubaka agira ururimi rwiza. Niba aramubwiye ariko ibyo uvuga ati ko umugabo yanzengereje umugore ngo yaracyaye barabana no kateka nkugira inama saho wa mugore reka ateka nkugira inama nagiye ku mupfumu umupfumu ngamuburira amuburira umuti hagati ariko ngiye kuvuga uti ruhungu ati umugabo yicara aza kankubita tugatongana ati none ujundika amazi ati yamara iminota 30 wumve ati ko numva bigiye kunanira ati noneho rero uwo nuwo muturuti yindi nuruti nzaratse umugabo nugera mu rugo ujundika amazi nagutuka ujundike 30 iraza gushira wabonye kwihangana nujejeke ukajondeka amazi 30 urabasha kwihanganira n'amagambo ari buzo kubwira ujejeke urugura rwubaka akantu ushaka kukubwira ngo umugore ashyira umugabo nawe ararya amare kurya Imana irebye umugabo mu nshingano yamuhaye mu buryo yabigenje ubwo ninshaka kuvuga umugore nshobora kubyenterpreta mu buryo bwa ecclesia cyangwa eka ecclesias ni itorero abahamagawe na gace kabahoze mwisi baba mwisi ariko sabisi hari itorero riro kare idini none rero icyo mvuze cy'itorero rero Bible ivuga iki Paulo yaravuze ngo bagabo mugandukire bagabo mukunda abagore ba nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira akarimenera amaraso ku musaraba namwe bagore icyo musabye ni ukuganduka nkuko Kristo nawe nkuko itorero ntacyo rishinja Kristo ni nako n'itorero
ntacyo rishinja Kristo. Donc ari abanyetorero lewasafo odra, ari abanyetorero ntacyo bashinja Imana, n'Imana ntacyo ishinja ntacyo ishinja abanyetorero, ntacyo bashinja Imana kubera ko baba mu Mana. None aravuga ngo abari ko muganduka nimba ariko bibigenza. Nubwo rero mvuye kuri aho ngaho, reka none mbite mgendere Perezida mbijyane mu bundi buryo, reka mbijyane mu buryo bubiri. Urumva ko umugabo aretse responsibility. Ubu ngubu abantu mubona benshi tugwije bataye sije yivuga butumwa, nuko itorero iryo tubona riri lokale ryivanze ryataye inshingano. Abashumba benshi ntabwo bakicaye mu ivuga butumwa, ahubwo bicaye ku biseke by'amaturo ndetse n'ibya 10, niho babandamye, intama barazitaye. Noneho rero ibirura byaraje, ari ryo yanzoka yaje ibwira umudamu, ari ryo Sara, ari ryo torero ubona ryangiritse. Yego, akakantu nakumvise, ndakumva cyane, ndafashije nanjye ndafashije, nari mbigize mu bundi buryo. Reka ngane ko cyarumbashije kuko si cyo warumbashije, ariko nari mbikubwiye ko itorero ryangiritse kubera abande, kubera ko nta bashumba dufite. Ngira jingi ivuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. None nkavuga ngo abari abasaruzi babaye abasahuzi. Ni iki dukwiriye gukora? Ko abo twarindaga, abo twarindishaga ibisarurwa babaye abasahuzi, aribo babaye ibisuma mu Giswahili bavuga ngo ni bamuizi. Ni iki dukwiriye gukora? Kamiliyoni yaravuze ngo mwanadamu usicheke nawe mwenye munacheka naye munakula naye njo adui, uwo musangira n'uwo mugendana ngo niwe mwanzi wawe. Reka aho ngaho mbareke mpimuke da. Ako nshaka kuvuga finaroma byarangiye, Imana ije, Bibiliya avuga ngo mu mafu ya Nimusi, ariko Bibiliya iraryohasha. Ariko ubundi abantu batubwiye Bibiliya gumamo ngo mu mafu ya Nimusi ngo Imana igendera ubwoko bwayo. Ubu hari umunsi igiye kuzaza mu mafu ya Nimusi ikagenzura ikintu ku kindi, ikareba ibyo abantu bavuga n'ibyo bibwira n'ibyo batekereza, ubundi Imana igashungura. Ngije mu mafu ya Nimusi, ngije gusura itorero ryayo, ngije gusura umuntu w'Imana, ngimugereho ihamagara ku ijambo bita Ada, bisobanura ko mu butaka. Adam, where are you coming from? Uvuye urajye Adamu, ujya wumva ibinyamafuti. Ubu dufite ibinyamafuti by'ibisuma by'ibigwari byapfuye mu mwuka, intumbi zo mu mwuka. Iyo zibaje ati ko wataye murongo uri inyuma y'ukuri, bati nge n'Imana turaziranye abantu, ati nge byihorera, ati buri wese n'umuhamagaro we. Niko bimeze buriya pasite. Reka nkubwire, uzatinya umuntu nakubwira ngo nakujidura, nushaka ubwenge nkugiriye n'inama nkugiriye, uzihangana ugende burya yakujidura. Umuntu avuze ngo yakujidura akabitinyuka yabikora. Uzi impamvu mbikubwira? Uzasoma Itangiriro ibice 4. Bibiliya iravuga ngo Adam, umuntu bita Kayini, ngo Kayini ngo ntiyishimiye ituro rya Abeli. Imana iramubwira ngo Kayini amaze kwica Abeli, Abeli murumuna wawe ari. Uzi ibintu yavuze? Yaravuze ngo ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Ndi umurinzi wa murumuna. Can you imagine? Si igitangaza ko umuntu azagusubiza idomo umubwiye ukuri, kandi kizakubwira ko umuntu afutika kenshi. Nuko uzamubwira burya nubona umuntu umubwira ukuri agahita agukanga, kimubwira ko yahombeye Imana, uhita umenya ko yahombeye Imana. Reka nikomereze. Ngo twumvise imirindi yawe, ngo nuko turihuta, ngo dushaka uko twabigenza, dushaka ko twakimukira. Ati turangije tubona twambuye ubusa, ati none ndagenda. Imana ati ye, ko nakwambitse ubu ngubu hari abantu kutariko, ubu hari abantu Imana yahaye impano, irabahamagara, ibazana mu murimo, ibazana kuri YouTube, ati nzakwamamaza, nzakwagura. Bageze kuri YouTube bambaye ubusa, none kandi Imana izi ko Imana izi ko bambaye. None Imana iramubaza, ko nakwambitse, nagujize mu muhamagaro nakwambitse. Yeremaya igice cya 2 naravuze ngo nakumenye ntarakurema, mwezi cyuri urusoro. Biraba ngo turabo yaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Imana yiteguriye. Bibiliya iravuga ngo icyakora bamwemeye Yohana bakizera izina rye, ngo yabahaye ubutware, ngo abaha n'izina nk'inshinga. Ntabwo twitwa inshinga turi, abaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Akantu nshaka kwivugira nshuti yanjye, ngarangira bati
twambaye ubusa ati ni umugore wamaye wanshutse aka kantu urakumva ndakumva ubu itorero riri kurenganya abanyitorero abanyamadini abashumba bari kurenganya intama intama nazo zikarenganya abashumba umugore atese byagenze bati ni inzoka yanshutse urubanza rubura gica ducyura impano bita Adamu nawe ati ni umugore wampaye impano Adamu ntiyishyizeho amakosa nk'umuntu ufite responsibility abashumba n'abapasitoro n'abavugabutumwa twanze kubona ko ibintu biri gupfa by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu Burundi no muri Kongo ubona ko ivugabutumwa ryacu ryasubiye inyuma twarivangavanze ubu usanga umuntu akizwa ari umusinga akajya mu by'Imana akaguma ari umusinga ahubwo ati wakangura kamere wakora buriya ntuzavuge ngo uritonda utarabona ibintu bituma bigusaba kwitonda buriya uvuga ko utakiba wabonye umuntu ugwa byibura nka miliyoni 200 akavuga ati bundeberera ahangaha noneho warangiza ukavuga ati ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze gupfa noneho nimba uri mu kristo kuri YouTube ukaba utageza kugupfa bagoye miliyoni 200 nyamanza ufunge kinywa urabeshya aho ngaho ntabwo agakiza kawe karageragezwa ngira ikigiro bangitonde mu rugendo gutati Kanani ntibyatuma umuntu atagwa mu butayu kuba 12 baragiye Kanani bakavuga ati nukuri imbuto twazizanye haleluya iby'Imana yatubwiye ngibi tore ngaya makomamanga tore imizabibu ngibi by'Imana yavuze biriho ntibyatumye batavuga ariko twirebye tubona mutugabo tubona turinzi twabonye abagabo barebare mu bwoko bw'abanaki baturuka kuri naki turangije turigaye dusanga tumeze nk'utuzigi ariko ukuntu byagenze Bayibiri avuga ngo Imana yabwiye Mose iramubwira ngo Mose aba bantu bose uko babona bazakirebesha amaso ntabwo bazakigeramo bose biraba ngo yagiye ibica ruto na ruto bapfira mu butayu ubu dufite abantu Imana igiye kuzagegura ruto na ruto kandi batasi Kanani babwirije kuri YouTube babwiriza ku maso reka duhite dusoza ntabwo njya nkora ibi ngahema yego urakoze cyane ku magambo meza utuganirije iyo aba abakozi b'Imana bose bagerageza kuvuga Imana mu kuri no mu mwuka ntabwo saga ziri kuri social media ntabwo ijambo abapagani bafashe ku barokore ryakwiye kuba rihari nagusaba rero kugira ngo ukomeze uheke kandi uheke n'abandi amen kuko Yesu yaravuze ngo nimugende mubwirize ubutumwa bwiza abemera mu batize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka wera uyu munsi abantu bari kubatizwa mu binyoma mu izina ry'abantu mu izina bakabatizwa mu izina ry'abantu yego ariko nkawe nk'umuntu nzi ubuhamya bwe nakubwira ngo unabyemera hano kuri kamera ko nibuze nituzatugukenera uzaza ugatanga umusada ku Imana Irahari TV twaraturanye nge nawe ndi umusore tuziranye kera n'aka kanya nta kibazo rwose nta mwanzi watera urakoze cyane reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone umuntu yakwifuza gusengana nawe 078 yego 17 270 44 yego 078 17 270 44 bano kuri WhatsApp yego reka ngusabe kugira ngo usenge Imana urakoze mwami Yesu kubera ko bisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake kandi abari abasaruzi babaye abasahuzi udaye umwanya mwiza kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza shyigikira umuntu wese wumvise ubu butumwa yumva umuburo wawe ahinduke aguhindukirire ijambo ryawe n'imbuto itabora ijambo ryawe rimenagura ibihome ijambo ryawe ricagagura ibicaniro byose by'ikuzimu ijambo ryawe ratwika kandi rigakongora imbaraga z'umwijima ijambo ryawe twariririyemo ijambo ryawe twarinywereyemo ijambo ryawe n'ubuzima niryo ryatuzuye niryo ryaduhaye kuba abo turibo nyemerera ukore ibitangaza nyemerera twiyereke mwuka wera w'Imana abe mu ruhande rwacu menagura ibicaniro byose by'abadayimoni iri jambo rikiza abarwayi barikiriremo abihebye barihembugiremo wagura Imana Irahari TV iyeganonedra ihembuke mwa edigistodra igere kure abanyamumaro nibo dusabye tuyisabiye abakozi b'umumaro tuyisabiye inkunga Imana y'ibikoresho byagutse iyihe telepiye iyihe kamera nziza mbingingiye rgedonsordra mbingingiye Imana nyemerero bagwize ubagurira imbago babona ukuboko kwawe uyu mubyeyi umuha imbaraga uyu mugabo umuha imbaraga uyu musore umuha imbaraga
uyu mukobwa umuhe imbaraga, wari udukurikiranye muhe imbaraga, menagura ibihome, menagura imyuka mibi, higa ibimuhiga, genza ibimugenza, ndamenagura ibyiyitirira Imana n'ibyiyitwa Imana, bitatumwe n'Imana, bitamagawe n'Imana, Imana itarimo, Imana itegereye. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hegedigidra, mbingingiye Yesu, hembura Imana Irahari TV yaguke, umuyobozi wayo mwagure, ndetse n'umufasha wamuhaye mwagure, n'umuryango we muri rusange waradukurikiranye, aba members b'iyi sheni. Imana iba blessing, bahabwe blessing, mbaduriyeho favor y'Imana, imbaraga ya Mwuka Wera nibaboneke, imbaraga z'ubumana, power of God, imbaraga z'Imana, Saint Esprit, imbaraga za Mwuka Wera nizibe muri bo, reka babone imbaraga zawe, batene miujiza Baba, ineza yawe ibane nabo, Mwuka Wera bomeho mu izina rya Yesu, amina. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Amen.